Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora, tuje kuvuga Yesu nashimwe shuti abadukurikiye muri kano kanya muri wa mwanya wo kuramya no gusengera ibyifuzo. Ubundi tubaha ikaze kadushimiye abadukurikiye bari mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye y'isi, abaterankunga, abadusengera, Imana ibamugisha dushimiye, abacuranzi bacu, abaproducer, kamera mwese, Imana ibamugisha. Reka twinjire mu mwanya wo gusenga Imana, twinjire mu mwanya wo kuramya tunasengera ibyifuzo. Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri umwami mwiza, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye imbaraga zawe zikomeye, tugushimiye umugambi wawe mwiza, tugushimiye ineza yawe. Muri kano kanya tuguhaye ikaze ngo bane natwe, icyubahiro cyawe n'ikiganze, umwuka w'Imana aganze muri kano kanya. Turakuraritse ngo uzubane natwe muri byose Uwiteka. Icyo duhagaritse n'imbaraga mbi zose, imbaraga zo mwijima, imigambi ya shitani yose niburizwemo. Icyubahiro cyawe kiganze, tuguhaye ikaze Uwiteka ngo bane natwe muri kano kanya kuva dutangiye. Abazakurikirana izi ndirimbo, abazakurikirana amasengesho, abakurikirana ijambo, buri muntu wese ahemburwe nawe. Urakoze Uwiteka kwandika muri byose, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen.
nishimwe. Reka twinjire mu gusengera ibyifuzo. Igorogota niho twaboneye gucungurwa. Igorogota niho twaboneye imbaraga. Umusozi w'amateka, umusozi umwami wacu yabambweho, umusozi ahakomotse itorero. Aho ngaho Igorogota niho twaboneye ibyiringiro. Ntabwo twarabo kugirirwa ineza, ariko umwami wacu Yesu amaze kubambwa, abambwa inyuma y'umurwa. Aho ngaho Igorogota, ku musozi ubabaje, ku musozi mubi, ku musozi amateka bakuba ari umusozi umeze nk'igihanga, umusozi ahantu inyuma y'umurwa hirya iyo ngiyo, niho twaboneye imbaraga, niho twaboneye ubutabazi, niho twaboneye impinduka. Imana nishimye, Imana nihabwa icyubahiro. Dushimye Imana ko muri gucungurwa, mu kugira agaciro, mu kugira umunezero, mu kugira imbaraga. Nta handi hantu tubikomoka, tubikura ku musaraba, tubikura ku mwana w'Imana, tubikura. Imana nishimye. Reka twinjire mwaya dusenge. Aho ngaho Igorogota nta handi hantu, niho twaboneye imbaraga. Kuba turiho, kuba itorero ririho, kuba umurimo w'Imana uriho, ni kubera Yesu. Nta wundi muntu wabigizemo uruhare, ni Yesu Kristo watubambiwe. Reka twinjire mu mwanya wo gusengera ibyifuzo n'ubundi muri kano kanya. Mana, mu izina rya Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa, uri Imana yo gutambirwa. Tugushimiye kweme gutanga umwana wawe Yesu, ukamutangaho ikinege. Tugushimiye ko watanze umwana wawe kugira ngo tubeho. Ntabwo tuba turiho, ariko turiho kubw'imbaraga zawe, turiho kubw'ineza yawe, turiho kubw'umugambi wawe mwiza Uwiteka. Nushimwe, nuhabwe icyubahiro. Unyemerere Kristo muri kano kanya, umuntu wese udukurikiye, ugiye kurikirana iyi gahunda iyo gusengera ibyifuzo, abanze ahemburwe nawe, ahemburwe n'imbaraga zawe zikomeye. Wowe Kristo wadupfiriye Igorogota, wowe Kristo watubambiwe, wowe Kristo wamenye amaraso ku bwacu, wowe Kristo wabamwe n'ibisambo, wowe Kristo wemeye guca bugufi, uri uw'agaciro, ukemera guca bugufi kugira ngo tugire ijambo. Ntabwo twakabonye umuvugizi, ntitwakabonye umurengezi, ntitwakabonye umujyanama, ariko kubw'imbaraga zawe waraducunguye, uducunguza amaraso yawe. Turabigushimiye. Twemere Kristo muri kano kanya, tukwinginge. Hari icyo twifuza muri ino minsi, reka uhembure imitima ya buri muntu wese, mutima ukurikirana ijambo, muntu wese ukurikirana ijambo, muntu wese ujya ukurikirana umurimo wawe, umuhembure. Abantu benshi bari gusubira inyuma muri kino gihe, abantu benshi bavuye mu byizerwa, ariko turasaba ngo wongere uhembure itorero, wongere uhembure ababyeyi, wongere uhembure abagabo, wongere uhembure abakobwa, wongere uhembure abasore. Mwami Yesu Kristo, icyo dufashe n'imbaraga z'abadayimoni, imigambi ya shitani yose ikurweho, umwuka w'Imana ganze kandi ategeke. Mwami, tugushimiye neza yawe. Mwami, dusengeye abarwayi barwaye, abameze nabi, abarembye. Ni wowe ukiza, ni wowe ukuraho uburwayi, ni wowe utanga ubuzima, ni wowe utanga kurema. Iyo umunsi ushize ushirana n'ibyawo, tugushimiye ko hari aburindira ku munsi, umunsi ugahita ukajyana n'ibyawo, ariko ukaturinda. Turasenze ngo uyu mwanya wa nona, umuntu wari urembye, hari abatwandikiye barwaye indwara za kanseri, hari abatwandikiye barwaye indwara za diyabete, hari abatwandikiye barwaye indwara z'ibibyiba, hari abatwandikiye barwaye indwara z'amayobera. Turasenze ngo Uwiteka ukureho igisuzuguriro. Uri Imana itanga kurama, uri Imana ihindura amateka. Turasabye ubuzima, igihugu kiracyabakeneye, itorero bakeneye, imiryango irabakeneye. Twanze agasuzuguro k'abadayimoni. Mwami, mwami mwiza, wowe ufite imbaraga, wowe ufite ubutware. Turasenze ngo ukize, ukize kuko uri Imana ikiza. Mwami Kristo, twongeye tukwereke abadamu batwite, uri Imana itanga urubyaro. Waravuze ngo abantu barushye n'abaremerewe bagusange urabaruhura. Muri kano kanya ni wowe utanga urubyaro. Iyo wemeye ko umuntu atwita, unatanga no kubyara.
nubwo abarozi baba bahagurutse, nubwo amarembo y'ikuzimu yazikuka, iyo wemeye ko umuntu atwita baroga, agatwita bazinga, agatwita batongera, iyo wemeye ko umuntu atwita rekota mandara, utanga no kubyara. Dukuye imigambi yose y'abadayimoni kuriya mubyeyi watwandikiye umaze imyaka 10, mwami w'abami, ababaye ameze nabi, yaduhamagaye, turasenze ngo umukure w'igisuzuguriro, umuhe kubyara, kuko uri Imana itanga urubyaro, umuha urubyaro, uri Imana wemeka twita, tuburanye uburenganzira bwe kugira ngo utabara. Hari n'abandi nabo mwami Yesu Kristo bategereze kubona impinduka ku buzima bwabo, bategereze kubona wabahaye gutwita, bategereze kubona wabahaye gukikira, bategereze kubona wabahaye nabo konsa nk'abandi babyeyi. Twirukanye imbaraga z'ubugumba mu izina rya Yesu Kristo. Gukora kwa Uwiteka ni kuganze muri byose, mwami w'abami, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imirimo ikomeye ukora. Uwiteka uri Imana ishobora byose, waravuze biraba, utegetse birakomera. Turasengeye abantu batwandikiye bandi bafite icyifuzo cy'uko bakora ubukwe, ariko babona nta nzira. Muri wowe hari inzira, muri wowe harimo ubutabazi, muri wowe harimo ibyiringiro, muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo impinduka. Turasenze ngo umwaza abadayimoni ukingura imiryango, nubwo abantu bari biteguye kumuseka, nubwo bateze inzitizi bagashyiraho inzitizi, bakagereza kuzana impamvu ngo atabasha gufata indege ngo agere muri Afurika. Uri Imana ikora ubukwe, uri Imana ica inzira aho zitari. Turasenze ngo ubukwe bubemo, twirukanye imbaraga z'abadayimoni, uhindura amateka bimenyekane. Mwami w'abami, uri Imana ishobora byose. Dusengeye urubyiruko, uri Imana yumva amasengesho, uri Imana itabara, urengera urubyiruko rwa Afurika, urengera urubyiruko rw'abantu b'Imana, turengera urubyiruko rw'imiryango. Turasenze ngo uhagarike. Tubonye abana benshi baruha, tubonye abana benshi batwara inda, tubonye abana benshi biyahura. Turasenze ngo ukora imirimo n'ibitangaza, ucecekesha imbaraga z'abadayimoni. Wowe ufungura, ntihagire umuntu ufunga. Ufungura Uwiteka, kuko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Ijambo ryose uvuze urarisohoza nk'Imana. Iyo uvuze ko uzarengera umuntu, uramurengera. Iyo uvuze ko uzatabara, uratabara. Iyo uvuze ko uzakuraho igisuzuguriro, ugikuraho. Iyo uvuze ko uzaha umuntu akazi, urakamuha. Twanze imbaraga z'abadayimoni. Gukora k'Uwiteka Imana ni kuganze ku bantu bawe. Tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye imirimo ikomeye mwami, tugushimiye ineza yawe. Ni wowe utanga umugisha, ni wowe urambura ukuboko, ntihagire umuntu uguhina. Turasenze ngo wongere ubyutse abantu, utanga umugisha. Dusengeye umuntu wese ukurikira icano, ukurikira gusengerwa, utanga umugisha mu intekerezo. Hari abadutera inkunga mu buryo butandukanye. Turavuze ngo Uwiteka utanga umugisha, ukingura imiryango yabo, ukura imbaraga z'abadayimoni ku buzima bwabo, ukingura imiryango, urema amashimwe. Hari abadutera inkunga badusengera, hari abadutera inkunga batugira inama, hari abadutera inkunga mu buryo bw'ubushobozi. Turatura umugisha mu izina rya Yesu. Umuntu wese udutera inkunga akabigiramo uruhare kugira ngo umurimo wawe ukorwe, mwami Yesu umukingurire imiryango, kuko nta jambo na rimwe ujya uvuga ngo rihere. Tugushima imbaraga zawe, tugushima imikomeye. Ngaho abana muri byose, ukomeze ushyikiye muri byose. N'ibindi byifuzo Uwiteka, hari ibyo batabasha kutubwira, ariko turabizamuye byose ngo bisubizwe nawe, kandi buri muntu wese aruhurwe nawe. Urakoze Uwiteka kubikoze mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze bahe namwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Bye.